Ikaze kuri Rugaju Rigani Sports mwamwishimye cyane nanjye manishimye ndifuza ko dukora video iri bugaruke ku makuru ya Rayon Sport. Ndavuga ku bintu nka bine. Hari ikintu cyitwa Rayon Sport Day. Ni umunsi uteye ute, ni umunsi uteguye ute, ni iki izakora, ni iki Yanga izakora, bazakina ryari, bazakinira he, byose turabijyamo. Ese hari icyo Ferwafa iri kugoraho rero, ese hari icyo kwifasha, ese hari icyo Rayon Sport Ministeri yayigoye, ese hari icyo bari kwifasha, uramenya ukuri kw'ibintu. Turajya kuri Super Coupe, match ya Rayon Sport na APR, ni ryari, ni hehe, kubera iki? Ikibazo cyitwa ngo kubera iki uragisubirizwamo hano. Nyuma turaza kwerekeza kuri Abedi na Rayon. Abedi na Rayon ubundi bavuganye iki? Ubundi bimeze bite? Azayikinira se cyangwa twaba turi gukanda akanyenyeri ntari ikintu kizaba? Turabiganiraho. Turahava twerekeze ku muzamu Kwizera Olivier. Ashobora kwerekeza muri Rayon Sport, ese ari bujye muri Rayon gute ko Rayon Sport yaguze n'umuzamu witwa Kuyate. Kuyate bigenze gute kano kanya? Ese Kuyate koko numuswa? Kuyate se bari abapfunyike n'abakomisiyoneri? Kuyate se afite ibihe bibazo? Ndabibaganiriza mu buryo bwa technique nk'umuzamu ibibazo afite, turabiganiraho. Turaza no kunyura mu bandi bakinnyi Rayon Sport ishobora kugura bari kugenda bavugwa mu myanya itandukanye b'ingenzi, imyanya nk'ibiri yindi uretse wa Abedi, ubundi duhite dusoza. Ni ikiganiro nifuza ko kiza kuba kiri mu bice bibiri. Kiraza kuba kirimo icyo twita updates, kubwira nyine amakuru utazi cyangwa se wenda waruzi ariko nkayongeraho ibindi bintu menye kuri uyu munsi wo kwa kabiri muri iki gitondo, ariko kandi nze no kugushyiriramo nanone n'akantu ka sort of analysis, none icyo bita ubusesenguzi kuri iyo nkuru ushaka ko waruzi cyangwa utarunazi ukaba wimenya, ariko ifite n'akantu ka ingredient cyangwa se akantu kanalize. Nuko kigiye kuba kimeze, kiraba kiryoshye nk'ibisanzwe, kirimo zandani, kirimo ubusesenguzi. Ukireba ikiganiro cyose ni kigufi, ukireba ukirangiza ntabwo kiza kugutindira, kandi ndabizi kirakuryohera. Yes, nyemerera gato mbere yo kwinjira muri Rayon Sport tunyere muri Equipe Rwanda. Aba bagabo ni nyuma yanjye, bitwa Equipe Rwanda. Equipe Rwanda ni company ikomeye pe. Iyi company ikora ibintu bibiri. Ikora icyo bita ikodesha gurisha. Bafata ibikoresho ukenera muri business yawe bakabikugurira, wowe ukabikoresha, ukazajya wishyura gahoro gahoro kugeza amafaranga yaguzwe cya gikoresho ashizemo, none kikaba cyawe burundu. Hari ibintu bibiri ukwiye kumenya. Ikintu cya mbere, nta ngwate bisaba ngo mfite ikibanza, ngo mfite inzu, ngo mfite nta ngwate namba bisaba, habe namba. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri, bagusaba ko business yawe igomba kuba byibura imaze imyaka 2 ikora. Babyita boost your business, ngo nukuzamura business yawe, ariko igomba kuba ihari byibura imaze imyaka 2. Usanzwe ufite icyangombwa kigaragaza ko ikora birumvikana, wenda hari wishyura patente, hari ubwo buryo, ufite certificate ya RDB ko business yawe iriho ikora, ni ibintu nk'ibyo nyine. Hanyuma ikindi, ugomba kuba witeguye kwishyura byibura 10 kujya kuri 35 y'amafaranga azagurwa igikoresho bitewe nuko kigura. Urugero rworoshye mi breaking down, niba moto y'amashanyarazi igura miliyoni n'ibihumbi 2,100,000, baragusaba 200,000 bakugurire ya moto. None iyo 1,800,000 na iyo bazayagutangira, uratanga 200,000 bayita deposit, uraya deposit 200,000 gusa 10%, hanyuma ibindi bazabigukorera. Umva rero bimwe mu bikoresho ushobora kuba wagurirwa. Ndaguha highlight biki mu by'ingenzi, ubundi ngo na nimero ubagane. Ushobora kubona imashini zidoda muri koperative, mukeneye imashini. Ibyuma by'amata biriya bikonjesha amata nyine ku madayari aho bacuruza amata. Baking machine ku bantu mufite ama boucherie mukora imigati cyangwa se mufite n'ahantu mucuruza imigati. Izi mashini zikora coffee ku bantu mufite ama coffee shop. Imashini zibaga mu maboucherie barazifite. Imashini zibaza barazifite. Imashini zikora muri graphic design and printing barakwekipa. Mu minsi iri imbere murabona video z'abantu bafashije kwekipa kabisa ibikoresho bikaba bihari. Sound system baraziguha. Air compressor zo mu magaraje, amamoto, amarifani,
ibi byose barabikora neza cyane. Ganira nabo, mwigana umushinga wawe neza, bagukubita ibikoresho, hanyuma ugenda ukore, nurangiza gutera imbere uzagenda wishyura gahoro gahoro kugeza amafaranga ashizemo igikoresho kibi cyawe burundu. Aba bagabo narabakunze pe. Hanyuma reka nkubwire, aba bantu wishyura hagati y'umwaka umwe n'imyaka 3. Hanyuma ikintu cya nyuma nuko mukorana nyine birumvikana contract, ukaba usabwa kuba uri mu mujyi wa Kigali mu turere 3: Gasabo, Nyarugenge cyangwa se Kicukiro. Utundi turere bakorana natwo ni turere tundi 3 two muri countryside, cyase mu byaro rikambyituko, ariko mu nkengero hafi ya Kigali. Bafata Bugesera, bagafata Rwamagana, bagafata na Kamonyi. Nuto turere two mu ntara gusa babaye bafasha kugira ngo bamonitoringe birumvikana aho hantu. Ni Bugesera, ni Rwamagana, ni Kamonyi. Bagane mukore. Nimero zabo nizo ni 0790 13 58 61, 0790 13 58 61, cyangwa 0782 63 5227, 0782 63 sorry 0782 63 5227. Ni nizi ziragaragara, baragufasha nta gutinda. Murera we baba we. Ingingo ya mbere, Abedi Bigirimana yavuganye iki na Rayon Sport ko abantu bari gukanda akanyenyeri zari zimaze kwa miliyoni 15. Ubu birumvikana yuko harandi yiyongereho. Ese bavuganye iki? Ni ikintu cyo kwibaza, ni ikintu cyo gutekereza. Abedi yavuganye n'ikipe ya Rayon Sport ko izamuha miliyoni 25, hanyuma ikazajya imuhemba miliyoni 1.5 buri kwezi, agasinya imyaka 2. Nango ufashe miliyoni 1.5 y'amanyarwanda buri kwezi, mu gihe cy'umwaka bazamuhemba miliyoni 18. Niba yamuhemba mu gihe cy'imyaka 2, bazabamuhembye miliyoni 36. Uwo na Abedi. Ariko recruitment ya Abedi ni miliyoni 25. Nuzongera kuri za 36, Abedi azaba ahagaze Rayon Sport miliyoni 61. Ngaya amafaranga asinyiye mu myaka 2. Abakinnyi bakora amafaranga atari make. Package Abedi yose ni miliyoni 61. Ubundi akaba umukinnyi wa Rayon mu gihe cy'imyaka 2. Recruitment yayibonye ya miliyoni 25, miliyoni 1.5 ihembwa buri kwezi, agakina imyaka 2 muri Murera. Rayon muri ya kipe bagomba kuba bafite aba defenseurs 3 nk'uko umutoza ari kwitoza, n'aba wing back 2. Babakinnyi bakina nka basema baba bakinira inyuma ariko banajya imbere kuko azica wing cyangwa azica impande, n'aba mediateri 3 bari hagati bagomba kuba bapasa bataka 2 muri system ya Rotfi. Abedi uribaza ngo azakina he? Abedi azakina muri role y'umumediateri ukina muri 3 ariko ari uri mu bitugu byabo bataka. Baba we. Mu yandi magambo, Rayon yuzuye nkurikije uko bayimbwiye, umva 11 bayo. Mwizamu ndaza kuhagaruka byihariye, umuzamu tuwe tumuretse. Ubwo umuzamu ari mwizamu we n'itegeko. 3 b'inyuma ngo bagomba kuba ari aba. Hari uwo bita Yusudian, agomba kuba hahagaze hariya, ayiwe defense. Akaba hagararanye n'uwo bita Rushema Chris. Akaba hagararanye n'umwana witwa Fabrice ukinisha imoso. Burya ngo niki kizatuma kina. Yusudian ahagaze mu mutima wa defense ayikontrola. Ku ruhande rw'iburyo hahengamiye Rushema Chris. Ku ruhande rw'imoso hahengamiye umwana witwa Fabrice kuko ngo akinisha imoso muri defense atruwa. None uribaza ngo aba wing back ariko bakinisha gute? Umusore witwa Aziz Basane Kuranya azakina nk'umu wing back uca iburyo. Ntago ari Serumogo, ni Aziz Basane Kuranya. Aziz Basane iburyo nk'umu wing back.
ibumoso ni wa musore wo mu Rundi witwa Musore Prince, agomba kuba ari ibumoso kuri gatatu, azamuka cyaba za cross nk'iza ba David Alaba kiri muri Bayern cyangwa za ba Marcelo bari muri Real Madrid, sazi nizo zigenda gutya. Babiri rero bagomba gukina nk'abarekiperateri bateganye cyangwa bakimipira babiri. Nuwo bita Richard, uriya musore w'umurundi, akaba agomba guhagararana n'umusore witwa Magloire, ari babiri. Richard gatandatu, Magloire ku munani, ariko bateganye. Ubwo urumva n'irinye zabiri habakinnyi bane bameze gute? Ngo ni Musore Prince kuri gatatu na Richard, hakaza uwo bita Magloire, hakaza n'uwo bita Azizi Basane Kulanya. Abo bane bakaba bari hagati. Noneho mu bitugu by'aba rutahizamu babiri hazaba hagazemo Abedi akinira imbere ya Richard na Magloire. Ni mediane y'abarundi gusa, ni mediane y'indundi ewana pire, ni mediane y'uburobe, ni mediane y'isambaza, ni mediane y'imikeke, ni mediane y'icyo bita kabisa indagara z'indundi. Ni indundi pire izaba ewana ari uko nguko itetse. Abedi ari mu bitugu by'abarutahizamu babiri. Hazabanza hatake Biramahire Abedi, uzaba uri kwatakana na Shadrack Bing Bello. Ariko bavuga yuko rutahizamu wa Rayon Sport nakira nimero 9 ngenderwaho mwese mukunda ari uzayora ubusatirizi bwa Rayon Sport ari Fornganye. Bivuga ko Bing Bello azajya abanzamo, ariko Biramahire Abedi azaba ari gukina mu gihe Fornganye atarakira. Fornganye ari gukorerwa kine, ari kuvurwa, biteganyijwe ko azagaruka mu kwa 9 gushira. Ashobora gutangira imyitozo mu kwa 10, ubwo mu kwa 10 kose azakumara mu myitozo, probably twamutegereza mu kwa 11. Reka mvuge ko ari bwazaza. Ngo Rayon Sport ni nkaho yamutegereza rwose, nibizajya mu matsinda izaba arangije iby'amatsinda, nibwo bamutegereza. Izaba igeze mu matsinda, nijye mu matsinda ya Confederation, ubwo azakina amatsinda. Shampiyona kuzatangira mu kwa 8 mu hagati, urumva izaba maze ukwezi kwa 9 no kwa 10, azasiba nk'amezi 2 n'igice. Imikino izaba igiye, shampiyona zaza bageze nko kuri journée nk'iya 10, yego nk'iya 10 nibwo azaza, cyangwa se nk'iya 8, hagati ya 8 ni ubona ko bazakina imikino nyafrika, ushobora kuzaza nko kuri journée nk'iya 8 muri shampiyona, cyangwa nk'iya 7, ariko kuzindi kipe azageze nko kuri journée ya 10. Ubwo rero nuko mwihangana akabanza gakira ko ntaratangira n'imyitozo, abandi batangiye pre-season, azaba agaruka. Ngiyo Reyo na Abedarimo. Njye ku kibazo cya kabiri cy'umuzamu. Reyo yagize ikibazo cy'umuzamu. Uyu muzamu na kamaramaza, ni ibyago, ni ishyano, ni satani yaguye kuri Rayon Sport. Akabantu bibariyo pe. Yajije umuntu wamuzanye ndamuzi, ako nababaye pe. Umuzamu witwa Kuyate, umuzamu bamuzanye, bamugejeje mu izamu, bamukubise amafaranga 10,000 by'amadolari bya Rokritoma, izo hafi ni miliyoni hafi 14,500 za Rokritoma. Bamaze kuzimuha, bamuhaye umushahara mwiza w'igihumbi cy'idolari, aradama arahembwa miliyoni 1,450. Mana yanjye, rero yaragowe pe. None yabananiye. Ubundi reka mbabwire ukuntu yananiranye, ariyo mpamvu rero gushaka Olivier. Uyu muzamu ubundi bavuga ko umuzamu nyamuzamu, ikintu cya mbere umupimiraho urwego rw'umuzamu ni uburyo akora imyitozo, kuko abazamu akora imyitozo ikomeye cyane. Baba ari bake, bafite umutozo bashinzwe, ushobora no kuba afite n'undi umufasha, ewana baba babashota buri kanya. So babanza gukora warm up n'abandi, bakiruka bimwe biruka, bakazenguruka. Noneho umutozo w'abazamu akajyana n'abazamu be, niba ari 3 bakajya hariya. Umutozo w'abazamu nabo bazamu, umwe agashota undi, hakabaho umwe umuzamu akabashota undi, mu gihe umutozo w'abazamu nawe ari gutoza undi muzamu. Ubwo umutozo w'abazamu akaba ari gutoza umuzamu umwe, abandi bari gukorana imyitozo. Iyo ari 3, iyo afite 2 abako bitoza akanabafasha nyine. Rero umwana uri muri Rayon Sport w'umuzamu muto ari kurusha Kuyate. Uti barakora ibiki rero? Hari ukuntu bafata baro bakazajya bayitera hano, umuzamu akayifata, bakongera bakayitera hano akayifata, ariko vuba
vuba vuba nyine ntugire ngo babikora babajya vuba vuba bamuhinduranya inguni kugira ngo imbavu ze ingingo ze barebe reflex, nyuma bakazajya bamubwira bakazajya bamutera imipira hejuru agasimbuka akayifata vuba vuba, noneho nyuma bakazajya bamushota amashoti, noneho yayandi y'amashoti yo hasi aremereye, shote gazajya itera amaparade maremare hano bakamushota irinde agatera parade, none atari ukuvuga ngo bari kumutera udupira tugufa afata gutya. Urumva umuzamu arakora iminota 5 ngo umugongo uranyishe. Si wa muzamu we umugongo kwishute agahita yifata umugongo akabahamagaye Mugema na papa wa Queen Cha niwe muganga wabazamu wa Rayon Sport n'abakinnyi bose niwe bavura niwe docteur wari ati ndapfuye umugongo uranyishe docteur ndapfuye, akabara ryana. Ubwo bakajyaho bakavura bakamutoza abazamu ba Rayon akabayitoreza uwo mwana wundi bakamabanje kugira ngo ni kwa kundi umuntu afite nk'akabazo k'umugongo iminsi 2-3 wenda araza kumera neza, birananira n'icyumweru cyose imyitozo ishize nta kinigeza akora. N'uyu munsi wabanje kuambe ngo nta kintu cya improvement, none ikintu kiri gutera abantu agahinda barajya mu cyo bita buri iyo maze gukora imyitozo hari ukuntu umutoza ahita awuza abakinnyi ab'imbere nabo hagati, ab'imbere yaberetse ibyo ashaka bakina n'abazamu umutoza w'abazamu yari ari kwereka ibyo bakora, noneho bakajya muri match sasa icyo bita duwe nk'abakinnyi 7 n'umuzamu n'abandi 7 n'umuzamu akavuga ati mwe mukina demite turebe ibitego byose Bingi beratsinda umuzamu bayihagarariye gutya nango atera nk'umutwe ntashaka no gukubita na parade ngo ajye mu nguna kure mu mupira. Umva ari hasi pe. None rero afite ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere ni ikibazo cyo kuba adafata, nango ntashobora gukora ikintu cy'umuzamu, icyo bita reflex, icyo bita parade, icyo bita save, icyo bita gukuramo umupira gufata baro 0. Icya kabiri ararwaye buri kanya arataka umugongo. None icya gatatu afite imyitozo iri hasi. Hari ukuntu umuzamu ushaka kuvuga ati taraye iri limite wenda amaze igihe adakora imyitozo wenda se n'uburwayi buri kubitera, igiteye agahinda ni umwuka. Noneho uretse umuntu yigize kino n'umupira iminota 10-15 aba yashize ngo ndarushye ngo nimurekere ngo Yesu wabanga. Ibyo bintu bikorwa n'umuntu utari umuprofessionnel. Ubundi nta mukinnyi wangatize ntibibaho. Iyo urwaye ati suko nangatize ndarwaye mu mvuze mbanze nyirewe ndamezi 2 ngaruke nkore tize. We rero tize ntahari, araruha vuba, ararwaye, none urakavuga atarakora tize nke. Hari abakinnyi muryango bakunda tize nke ariko bagakora cyane bagakina, yagera mu myitozo yagera muri match akigaragaza muri match 0 nimbona bihita. Uyu nta muzamu urimo, twakarabye twamaze kwanzura umuntu wazaniye umuzamu rero yarayituburiye. Reyo ifite iki cyumweru yakoze kuwa mbere, arakora kuri wa kabiri, arakora iki cyumweru kugera kuwa 5. Nibabona ari ku rwego rwo hasi inkuru ibabaje, Reyo ngo iramuhereza amafaranga ye y'amezi 2 y'imishahara, irete mukubita inoti y'ibihumbi 2 by'amadolari, ubwo ni nka miliyoni 3 z'amanyarwanda zibera nk'umaki. Iramukubita nka miliyoni 2 n'ibihumbi nka magana 900 gutyo, hafi 3 ite musezerera. Mu nyumvire uzi ko arabatwaye Reyo hafi, urumva atwaye 14 bwa mbere n'ibihumbi 500, ubagiye gutwara izindi 3 ushobora gutwara miliyoni 17 n'ibihumbi 500 adakinye match n'imwe. Amafaranga agura umukinnyi mu cyiciro cya mbere mu Rwanda bro, amafaranga Reyo yishyuye abakinnyi 2. Yayishyuye umwana witwa Aimable baguze muri Mukura na Rivaldo bakuye muri Gasogi 2 bayihagaze mu mafaranga ari 2. Agiye kugenda ku mukinnyi umwe atarigize ikina na match n'imwe mu gihe yagaragaza ko nta rwego afite. Birababaje kabisa. Ariko ibi gaterwa niki? Rero yashoboraga kugura Sebwato muri Mukura, inanirwa kumugura ngo ari kwihenda. Kuki umukinnyi uzi w'umuhanga ubona we wirukanye Kadimendi yawe, urabizi ko Patience atari umuzamu wa mbere, urabizi ko uzagura umuzamu, urabizi ko Olivier ashoje muri Saudi Arabia aje mu Rwanda, waretse ugafata Olivier niba uzi ko ari we uzafata cyangwa ukishyura Sebwato. Iki kintu Rayon Sport cyambabaje pe. Abafana murabizi ko nibo mukuraho, murabizi ko mukennye naduke mufite muri kudusesagura. Miliyoni 17,500 n'amafaranga menshi.
ayo mafaranga iyo bafata bakongeraho miliyoni 13 zikaba 30, bari kubona Sebwato wuzuye Mukura igakura hayayo, Sebwato agakura haya, akaba ari mu izamu rya Rayon. Sebwato mu myaka 3 ishize ari mu bazamu beza muri shampiyona y'u Rwanda. Mu myaka 3 ishize uko bamenye overall namugira umuzamu wa mbere muri shampiyona y'u Rwanda. Kabishikise zishize baramugize umuzamu mwiza wa sezo. Mfashe seze 3 zishize nkakora icyo bita kureba consistency. Umuzamu yagize guhozaho afata kandi ameze neza. Sebwato yari umuzamu wa mbere muri shampiyona y'u Rwanda. Seze 3 ziheruka. Nkombernye byose byabaye. Urabizika iyo mabwishyura. Ayo arahiye. Niyo mpamvu Kwizera Olivier rero yavuye muri Saudi Arabia, yahembwaga neza, ewana ngari kubwira rero ibintu bike cyane, ari gusaba ikintu kimwe. Umuhungu wa Sosomado papa yaririmbaga mu mpara acuranga, ni umwana w'Inyamirambo, ni umwana w'umunyamuziki, ni umwana kwabayeho neza nubwo nyuma wa papa yitabye Imana akarerwa na nyirakuru. Wenda ubuzima ntibugende neza ariko mbere papa wakiriho urumva umwana w'umunyamuziki w'umuhanzi yigeze no gushaka gukora imiziki. Olivier ntago ari umuntu woroshye, Olivier ntago ari umuntu woroshye. Kutoroha kwe yakoreye amafaranga, Olivier yakoze amafaranga yarayabonye, Saudi Arabia yarayabonye, nta muntu mukanga. Aravuga ibintu bitatu. Cyambere ni mu amafaranga ya recruitment sicyo kibazo afite, ndabasinyira umwaka umwe, ntashaka ibintu birebire. Ariko bati Rayon Sport mu mezi 10, ukwezi kwa 8 kuzageza mu kwa 6 na mezi 10, mukere miliyoni 20 hariye. Rayon Sport igaye itaruka ikiruka cyane. Akabya ati ngene umuzamu mpuzamahanga, sareri yanjye mugomba kumereza ibihumbi 2 by'amadolari buri kwezi, muri tayari. Leta we ati ntabwo bishoboka. Kabati niba ibyo bidashoboka ni mu 10 za recruitment nta kibazo, mu nkubite n'ibihumbi 3. Nimba mudafite cash miliyoni 20 zo kuma ni mu nkubite 10, hanyuma mu nkubite na salary y'ibihumbi 3. Leta we te amafaranga 3 urumva twahemba. Ubwa nyuma ni mu mpembe salary y'ibihumbi 4 ku kwezi. Ibihumbi 4 by'amadolari rero yabimuha ibihumbi 4, ukamuha ibihumbi 4 ubwo zaba ari nka miliyoni nk'esheshatu. Abati ibyo ntibishoboka, aracyari hejuru, aracyahenze, ariko bashobora kumvikana. Nge ndatekereza ko ibintu bakumvikana nibi kandi biroroshye, bi simple. Icyambere Rayon nibwiriye umuzamu ko kansi zamuhemba mu madolari. Rero nibanze ifate miliyoni 2 z'amanyarwanda izishyire hariya, imusinyishe, imukubite miliyoni 2, imubwira ati sinya amezi 10, izo ni miliyoni 20. Nirangiza umubwira iti twebwe dufite miliyoni 10 za recruitment kuri sezimwe. Mu yandi magambo Rayon nitunganye package ya miliyoni 30 z'amanyarwanda, iyabarire Olivier, imubwira ati turaguha 10 imbumbe cash, ahita za kuri konte yawe ya recruitment, udusinyire gusoza mu kwa 6 mwaka utabwo n'amezi 10. Hanyuma Olivier twemerere tuguhembe miliyoni 2, bahite basozanya. Ayo mafaranga Olivier yabaye adafite offer ya Saudi Arabia yayafata kubera ikimpambe 3. Iyambere, Olivier niba nta kipe afite muri Saudi Arabia ubu ngubu, akaba tarabona indi turi mu kwa 7 tugiye kujya mu kwa 8, sezo zigiye gutangira, bivuga ngo nabo shobora kwa nta offer wenda yindi afite. Aba adafite indi offer arabibona ko akeneye ahantu ho gukina, kandi ayo mafaranga si make, miliyoni 30 mu mezi 10. Uzi ko ugiye kora ku kwezi abahembwa miliyoni 3, ubwo nafashe salary na recruitment. Uzi kubaze ku kwezi uhembwa miliyoni 3 ku munsi ukorera 100,000, na amafaranga menshi. Olivier yayafata. Ayo na yambere arabona amafaranga meza, ayo si mabi. Icya kabiri arakina, icya gatatu national yakongera kumutekerezaho. Nukubwira Olivier ngo Olivier mu kwa 9 ku itariki ya mbere u Rwanda ruzakina na Nigeria, u Rwanda rwongeye gukina na South Africa muri icyo cyumweru n'ubundi hagati itariki ya mbere no kwa 9 Amavubi azafitemo match. Barambwira ati ngwino ufate match kuri Rayon Day turi gukina na Yanga, ngwino ufate match ya mbere ya championnat ya Rayon Sport, ngwino ufate match ya Rayon Sport na APR kuri Super Coupe. Ziraba ari match 3 nziza Amavubi ahamagaye.
nataguhamagara ngo ube uri umusimburo wa Fiacre, nta bindi bibazo ufite wagize, iki ngiki kizave hano kijye hano, nuko ngo agahanga kanje amagufwa azajye hano ajya. Olivier afashe match 3 yahamagarwa mu Mavubi ku murindi w'abareyonzi. Olivier ativangiye ngabe yikoroze, tuzaba tukiri mu mezi ya mbere bamuhaye recrutement miliyoni 10 ataragiyezo by'amafaranga kandi yaranakoreye Saudi Arabia. Olivier yakubiswe salary y'ukwezi kwa mbere kuko azaba yahembwe, nta bibazo azaba afite kuko rero nawe ntiyahitenerwa guhemba ukwezi kwa mbere, skore zahita batamo. Olivier ukamukubita kuri Super Coupe na APR, ni naho ngiye kujya. Olivier ukamukubita match ya Yanga ya Rayon Sport Day, naho ngiye kuhajya. Olivier ukamukubita match ya mbere ya championnat y'Amavubi, umutoza agahamagara akamusiga, ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho kuko Olivier arusha Fiacre izamu, nabivuga nabisubiramo, aramurusha pe. Nta n'umuzamu mu Rwanda unganya na Olivier izamu mu Rwanda rwose. Umuzamu uri ku rwego rwa Olivier yitwaga Ndoyi, aba Bakame bari bazizamu, ariko ku izina ry'Imana ntabwo barushaga Olivier izamu. Uyu Bakame wareje njye ugiye kumubwira ngo mbatondeke, nabagutondekera 5 abo ngiye nemera, nawe ufite abo wemera, mubona bonye mere kuri Bampunzi Ngoma Ramazani b'Abanyarwanda. Umuzamu wa mbere ngiye nemera ni Ndori. Umuzamu wa kabiri nemera ni umuzamu wadufashije kujya mu gikombe cya Afrika nyuma akaza kuvanga ibintu, Mohamed Musa. Umuzamu wa gatatu nemera ni Olivier Kwizera. Umuzamu wa kane nemera ni umuzamu witwa Bakame. Umuzamu wa gatanu ni Mpunzi Ngoma Ramazani, ni Fiacre. Umuzamu wa gatandatu ni Mpunzi Ngoma Ramazani. Ko Ramazani nibwo yadufashije muri kani, ntabwo yarushaga bano bazamu ku bwanjye. Nango umuzamu wa mbere ku bwanjye number 1 Ndori yarazizamu pe. Ndori yigiriye ibibazo ariko Ndori yarazizamu ritabo. Ndori yari umuzamu muri model muremure uzi gufata, ushobora gukinisha ibirenge. Ndori yari umuzamu mwiza pe. Uwa kabiri ni Mohamed Musa, was not a modern goalkeeper, ariko urwego yakinnyeho n'uburyo yasevingaga. Ariko Ndori na Olivier n'ubundi Olivier ashobora kurusha Ndori, nuko Ndori ashobora no kurusha Olivier ashobora no kurusha Mohamed Sevu gukina kuri niveau hejuru, sava kuri niveau sava. Olivier mu bazamu abangaba bavuba noneho ntiwakora ku bwanjye n'uwa gatatu, top 3 mu bazamu beza b'Abanyarwanda nje nabonye, nayo wapanga bawe urabyemerewe. Muri batatu ba mbere yazamo Olivier akinisha amaguru, Olivier azi gusevinga, Olivier akantu gato gusa gato keni discipline. Ni nako kabazo ka Mohamed Musa burya nawe ubonaga kamugora. Uwa kane ni Bakame yarazizamu. Uwa gatanu yaba Fiacre, yego Ramazani akaba wa gatandatu. Ni nkuko ni mubo mfasha b'ingenzi, nawe wampangira Olivier zizamu nyine ubyumve ko muri abo ba Fiacre ntibakoraho. Nango hagati ye na Fiacre nano ahacamo nka Bakame. Tara ya Bakame iri hejuru ya Fiacre, ariko kandi tara ya Olivier hejuru ya Bakame ni ya Fiacre. Umve ukuntu Olivier mwemera. Reyo musinyisha aho turahavuye ku muzamu. Ngiye kujya kuri Rayon Sport Day no kuri Super Coupe Action College. Kuri ubu turi kubwiriza ikintu kimwe, nicyo turi gupreaching, si n'ikintu kindi. Hari umubyeyi ushobora kureba iki kiganiro afite umwana akaba ari mu rugo yicaye, ukaba utari kumujyana ngo ajye kwiga, uramuhemukira. Ibi biruhuko gwera ku bana biga muri maternelle bagiye kujya muri primaire, abana biga muri primaire, n'abana bagiye kujya, n'abana bari muri secondaire, ni umwanya mwiza kwiga. Yewe n'abantu mwarangije secondaire mufite ibyo mwakwiga, yewe n'abiga muri kaminuza mufite ibyo mwakwiga. Si umwanya wo kurambika, ni umwanya wo kwiga. Action irafata umwana wese uko angana, bakabigisha indimi, bakabigisha amasiyanse, iyo muza amasiyanse, imibare, chimie, physique, biologie, byihariye bakanabigisha computer. Ayo masomo yose bari kuyatanga.
jyana umwana wawe yiga indimi cyangwa se yiga computer cyangwa se yiga amasiyansi, byose yanabyiga ubishaka. Ureba aho afite intege nke ugenda byige. Ubwo indimi zirimo igifaransa, icyongereza, ikidage, igishinwa, indi mushaka ko yiga azige. Icya kabiri, ku bantu mukeneye kuzajya kwiga mu makaminuza mpuzamahanga, murangije segonderi, mugende mushake certificate muri Action College, ziriya z'amadefu n'abatefu n'amaduolingo n'izindi. Ziriya zigufasha kwemererwa kujya gukora ibizamini mpuzamahanga by'izo ndimi uzizi kugira ngo wemererwe kwiga mu university mpuzamahanga. Ni muri Action. Jyana umwana mubyeyi. Icya gatatu, jyana umwana yige umwuga, yige gutwara imodoka, abone permis provisoire, abone definitif. Yige umwuga, yige gukanika, yige gusuka, yige kudoda, yige kogosha, yige gukora makeup. Jyana umwana yige. Mujyana abana muri Action bige. Ikintu cya nyuma, ni mwihutire kubahamagara kuri izi nimero 07 87 24 628 07 87 24 628 cyangwa 07 82 60 37 95 07 82 60 37 95 hamwe na Action abana bamere neza. Tujye muri Rayon Sport Day. Rayon Sport Day yahumuye, yashyushye. Izaba ku itariki 16 zo kwa munani. 16 zo kwa munani hazaba ari kwa gatandatu. Rero yari yafashe 15, ariko 15 basanze ari umunsi w'icyo twita konji ya Assumption. Baba ati yego abantu bazaba ari kuri konji, ariko se abantu mu ntara ntibyabagora. Reka tubishyire muri weekend abantu batakoze, yaba bi Kigali yaba nabo mu ntara, uwo munsi wo kwa gatanu baruhuke, none umunsi wo kwa gatandatu baze muri match bameze neza, banavuga ngo turaryoherwa turebe match tutanafite impungenge zo gutaha ku cyumweru. Nabwo bizaba ari konji cyangwa se bizaba ari off, nakazi bafite, tubone uko dutaha n'amahoro, cyangwa tunarara Kigali dutaye ku cyumweru tujye mu kazi. Bavugaga bo mu ntara, ariko bakanavuga no ku bantu b'i Kigali kugira ngo muryoshye. Match izaba ari kuwa gatandatu muri Stade Amahoro ku itariki 16 z'ukwa munani. Reyo yasabye iki? Reyo yandikiye Ferwafa iyisaba stade, kuko Reyo yandikira Ferwafa, Ferwafa ikandikira ministeri basabira stade. Ferwafa yababwiye ngo nitwakwibuza amahirwe yo kwakira Yanga mu Rwanda. Yanga ifite ikintu kinini yavuga ku mupira wacu, kuko bizatuma nandi maso n'abandi bantu bose berekeza amaso Kigali. Icyo ni cyiza federation yagikunze. Federation yabwiye ati turandikira ministeri barabaha stade nimugire ikibazo, ariko turanandikira na ligue, ubuyobozi bwa ligue babahindurire umunsi wanyu. Shampiyona yatangira muri iyo weekend, umunsi wanyu wa mbere wimure babashyira nko mu mibyize nko kwa kabiri, hakeneye kwa gatandatu, muruke kwa mbere no ku cyumweru iminsi 2, kwa kabiri mujye mu kibuga mukine. Niba batabihinduye ngo jone yanyu bayishyire ku munsi wo kwa kabiri cyangwa kwa gatatu mu mibyize, babafate bimure shampiyona bayishyire mu kindi cyumweru, hako muri weekend ya 16 izajya muri 22. Amahitamo ligue yafate, ari kwireke Yanga izikine na Reyo. Ibyo Ferwafa yabibemereye. Aho Ferwafa mu buryo tunenga kamarade, icyo tukimushimira. Mu buryo tunenga President Munyantwari, icyo tukimushimira. President wa ligue, icyo tukimushimire, nawe araza kubyemera. Minister Mukazayire, muzabahe stade, turabibashimiye. Umunsi wa Reyo nta kigomba kuvangira, abareyo baratuza batimaze muri Stade Amahoro. Hanyuma Yanga, Reyo yayemereye kuzayitegera indege kubazana no kubasubizayo, ubwo ni Rwandair Arena Retour, nubwo abakenyi na staff babemerera imodoka zirimo imodoka zo muri ubu bwoko. Babemereye bisi nziza izatwara abakenyi, babemerera vani nziza. Vani ni nka kaminibus keza abantu muratuzi tw'abakerarugendo, izatwara abantu ba staff. Babemera n'imodoka 2 z'aba staff z'abanyacyubahiro. Hari n'imodoka izaba irimo chairman,
cyangwa se Rice Engineer Health, harimo n'indi modoka izaba irimo abandi banyacyubahiro bazaba baje bayanga, ebyiri nziza z'amavewiti zazindi zitabonana class. Imodoka ya Rayon yazibemereye. Rayon ubwo igomba kuzikodesha, hanyuma Rayon Sport ikaba izabakodeshereza muri Delight Hotel i Nyarutarama, ni hotel ikorana na Rayon Sport, ikabagaburira ikanabishyurira icumbi, kandi ni hotel nziza pe, nziza kabisa, ifite na piscine ku buryo nk'abantu bazaba ari ni Remera, murabizi ko Nyarutarama ni Remera ari hafi, bahita banyurara mu kabuye ka Nyarutarama bagahita bakomeza, bagahita batunguka ariya ku Gishushu, bahita bakomeza i Remera kuri stade, hazaba ari hafi. Bazakora ku kibuga cy'imyitozo cy'Iremera, kiriya kibuga cy'imyitozo kiri iruhande ya stade Amahoro, hanyuma bakomereze aho twita muri stade nyine kujya gukina. Aho niko bipanze. Rayon Sport Day iri kwitegurwa, abakinnyi b'abanyamahanga ba Rayon baratangira kumanuka, muri abataraza nabo bagomba kuza muri iki cyumweru, kabaje bose bagomba kuba baje. Ngiyo Rayon ibyayo na Rayon Sport Day nuko. Super Coupe rero niyo nsorezaho. Super Coupe ntabwo izabera muri stade Amahoro, APR na Rayon zakenera muri regional. Uti gute? Tariki 8, tariki 9, tariki 10, iyo minsi itatu, itariki 8 z'ukwa 8, itariki 9 z'ukwa 8, itariki 10 z'ukwa 8, abahamya ba Yehova ku isi, abahamya ba Yehova ku isi bazaba bafite igiterane muri stade Amahoro, bamaze kuyishyura iminsi itatu ikurikiranye. Kandi Super Coupe izaba ku itariki 9 z'ukwa 8. Noze ko bishyuye ku itariki 8 no ku itariki 9 no ku itariki 10, ubwo nyine bagiye kubaza stade barabwa ati Yehova bamaze kwishyura, bamaze nk'amezi nk'ikenda. Yehova bazamanura abantu 4,000 hano mu Rwanda babashyitsi, abahamya ba Yehova, abashyitsi 4,000 bavuye imihanda yose y'isi. Ni koraniro mpuzamahanga ry'abahamya ba Yehova ku isi bazahurira mu Rwanda. Urumva birakomeye. Ntabwo rero ibyo ari ibintu igihugu cyapfa gukinisha, bagomba guhurira ahantu heza, kandi barayishyuye, kandi babikoze mbere. Super Coupe se yagaruka ku itariki 2 kugira ngo ikinirwe muri stade Amahoro. Amakipe yatangiye imyitozo, si iminsi isigaye babyemera. Tariki 2 z'ukwa 8 niyo weekend yashoboka bagakiniramo mbere. Se byashoboka? Ni gutegereza tukareba. Ariko biragoye ko bamaze kwemeza ku itariki 9, ubwo uziyombera ni Ferwafa, kandi bisabye amakipe babwiye, sinzi ko babyemera ko harabura ibyumweru urebye 2. APR yatangiye imyitozo, yego yatangiye imyitozo, ariko rero hari abanyamahanga bayo bataragera inaha, benshi bataratangira n'imyitozo, shaka kugorana. Ashobora kubireka rero bikaguma ku itariki 9, bikabera muri Kigali Pele Stadium. Nuko bimeze. Rayon Sport soje mbabwira ko itari businyishe nimero 6, bambwiye ko ngo bagiye kubivamo, ngo bakazakoresha bari abahari, Richard na Gurwari na Aimable uriya mwana baguze muri Mukura, ngo bazajya bakina aho ngaho muri Mediane. Bambwiye ko ahubwo icyo bashobora gukora ari ugusinyisha umudefenseri, mu gihe bakumvikana na Aimable Nsabimana yagumamo, mu gihe batakumvikana bari bavuze Emery, ariko birasa n'ibyacecetse n'ibyarangiye, nawe ashobora kutaza. Probably Rayon Sport abakinnyi ifite twaba tubazabo, kuko ngo irashaka kugira abakinnyi batarenze 20 hagati ya 5 na 6, aho 25 cyangwa 6. Ubu dosiye ikomeye ni ugukanda akanyenyeri ku 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1, ugashyiraho kode ya Rayon 02,800 cyangwa se 008 000, ubwo ni 03 z'inyuma, ubwo ni 02,803 cyangwa se 00,800, ugakanda akanyenyeri ugatera inkunga Rayon, ikabanza ikagura Bedi, ikanareba ko yagura Olivier Gishweka nyine Gardi. Nabo ngabi bayishaka, ubundi abandi yabasezereye. Yasezereye Umare Nying, agomba kugenda, Lilize leta bayimuhaye, igomba gutiza Asanana ngo ashobora kujya muri Muhanga, uriya musore wambaraga 9 mugufi. Dafeyanze
ko Rayon Sport imurekura, Rayon iravuga iti tuzaguhemba amezi 3 twumvikanye mu masezerano tukurekure. Rayon ngo ntizamuha lisanse, icyo Rayon izakora ni kimwe, ngo izamuhemba ukwezi kwa 8 ukwa 9 no kwa 10, izayamuhemba adafite lisanse, nayo ngo izayamuha mu byiciro, ati tuzahemba ku itariki 30 z'ukwa 8 tumuhembe, duhembe 30 z'ukwa 9 tumuhembe, duhembe 30 z'ukwa 10 tumuhembe, duhita dusezeranaho nawe turebe azajya kwishakira ikipe mu kwa mbere. Ese arabyemera kumara no mezi yose mu Rwanda adakina adafite lisanse? Cyangwa wenda barumvikana bamukubita release letter cyangwa se bamutize? Asana na muri Muhanga, Rayon Sport yabwiye Muhanga ati ahembwe 800 mu muhembe 400, natwe tumuhembe 400. Birumvikana Muhanga iri gutozwa na Gatera Musabwo nabishyigikira umukinya aratizwa. Rayon Sport kandi usibye Omar Nyingi utazanagaruka bamaze guhereza release letter, Rayon Sport undi mukinnyi wayo witwa Tansere Mosengo bashakaga muri Kiyovu yamaze gusinya muri Gorilla, we witwa Kaizo Jean Bosco bamaze gusinya muri Gorilla. Ubwo Tansere Mosengo na Rayon dossier yarangiye, aramaze gukora imyitozo muri Gorilla, ubwo Gorilla yamusinyishije. Gorilla ni nawe ngewe nzaba ndimo kwikoreramo stage, mbateguze Rayon na APR tuzaserera namwe. Rayon APR izikipe zikomeye mu Rwanda. Kuri iriya Gorilla yacu yasinyishe Akayezu Jean Bosco woze muri AS Kigali, yasinyishe Tansere Mosengo, dufite umwe mu batoza wa mbere mu gihugu Arenkirasa, coach wanjye, coach mukuru, nanjye ndaho hafi na ba Buba na ba Higirotomo, mutoza w'abazamu wa mbere mu gihugu. APR nari muzatwumva. Mugire ibihe byiza, Imana yo mu ijuru ibandindire, ndabakunda cyane, bye.